Abantu benshi nubwo bakoresha ikoranabuhanga rya interinete usanga batazi mu by'ukuri icyo ari cyo cyangwa se uko rikora. Abenshi dufata interinete nk'ikintu kiri aho mu kirere ukanda ibintu ukabona biraje ariko utazi aho bituruka. Muri iyi video ngiye kugusobanurira mu buryo bwihuse kandi bworoshye interinete icyo ari cyo, imikorere yayo, kuko kumenya imikorere y'ikintu bigufasha kugikoresha mu buryo bwiza kandi bukwiriye. Ubundi interinete cyangwa murandasi abantu benshi nubwo bayifata nk'ijambo rikomeye cyane, ariko ubundi muri make ni umuyoboro uhuza computer cyangwa machine ebyiri. Aha ni mvuga computer ndaba nshaka kuvuga igikoresho icyo ari cyo cyose kijya kuri interinete, yaba phone, yaba tablet cyangwa se ikindi gikoresho cyose cya electronique kigezweho nk'amasaha, radio, imodoka n'ibindi byose bikoresha interinete byifitemo computer muri byo. Nubwo iyi video iri mu kinyarwanda nshobora kutayamvuga cyane mudasobwa cyangwa se murandasi, bitewe nuko nubundi aya materime dusanzwe tuyakoresha mu ndimi z'amahanga, aho uza kumva mvuga computer cyangwa machine uze kumva icyo ari cyo cyose muri ibi bikoresho tuvuze haruguru, kuko byose byifitemo computer muri byo. Twavuze rero ko mu magambo makeya interinete ari umuyoboro cyangwa se guhuza imashini ebyiri cyangwa se nyinshi. Uku kuzihuza rero iyo zimaze guhura zishobora guhanahana amakuru, amadokima, amafayili atandukanye, yaba amafoto, video n'ibindi. Ibi rero saha birangirira kubera ko dushobora gushyiraho n'izindi zikaba 3 zikaba 4 kuzamura. Uko umubare wa computer ziyongera ni nako amakuru ashobora guhanahana hagati yazo nayo yiyongera akaba menshi. Nkuko mubibona rero kuzihuza gutya byasaba ingufu nyinshi, kuko bisaba ko buri imwe igenda ihura n'iyindi kugira ngo zibashe kuvugana hagati yazo. Aha rero kugira ngo tuzihuze neza nibwo hazamo imashini imwe ijya hagati yazo ikaba yabasha gutuma zihanahana amakuru no mu gihe zaba zitari connected hagati yazo. Iyi mashini rero niyo yitwa router cyangwa se router. Gusa nubwo imeze gutyo nayo ni computer nk'izisanzwe, ariko ifite umwihariko wo guhuza izindi mashini ku buryo zishobora guhanahana amakuru zinyuze muri yo. Ibi rero byoroshya iyi connection ibiri hagati y'izi computer ndetse bikanayihutisha, cyane cyane ko izi router nazo ubwazo zishobora kuba connected hagati yazo, bikaba byatuma hahura computer nyinshi zitandukanye. Buriya ni nayo mpamvu ujya kubona ukabona bashyizeho wireless ahantu runaka, abantu benshi bakaba bayikonektaho icyarimwe ari benshi kandi buri wese akoresheje computer cyangwa se telefone yiwe. Ibi byose rero tuvuga ku mikorere ya internet ndetse na connection ziza hagati y'amamashine bishobotse ejo bundi mu mwaka w'1960 nibwo igitekerezo cya internet cyabayeho, kuko nubwo internet yahinduye ubuzima bwacu mu buryo budasanzwe, kugeza ubu ngubu nta n'imyaka 100 iramara ibayeho. Dusubiye kure mu mateka, internet ubundi ni umushinga watangijwe n'igisirikare cy'Abanyamerika bafite intumbero yo guhuza computer bakoreshaga bakaba babasha kuzikontorora ziri ahantu hamwe. Nyuma y'1990 ku bufatanye bw'abashakashatsi n'ibindi bihugu, uwo muyoboro wa internet waje gukwira isi yose mu rwego rwo guhanahana amakuru ndetse no guhuza computer nyinshi ziri ahantu hatandukanye ku isi. Aha rero hari gukenerwa ko imashini zose zigenda zihura hakoreshejwe amasinga ndetse n'ubundi buryo bwa connection butandukanye. Mu kubigeraho rero bazengurukije amasinga ahuza isi yose, aho bagiye bayanyuza mu butaka, bakayanyuza mu nyanja, bashyiraho iminara yagiye yubakwa mu bihugu byinshi bitandukanye kugira ngo za mashine aho ziri hose, za computer aho ziri hose zibashe kuba connected. Ngira ngo mujya mubibona ko na internet ijya gutera imbere mu Rwanda babanje kuzengurutsa insinga za fibre optique hose mu gihugu aho bagendaga bazinyuza mu butaka. Wakibaza uti ngiye ko nkoresha telefone yanjye cyangwa se mashine yanjye nta nsinga zinjira muri telefone yanjye, internet ingeraho gute? Icyo ni ikibazo cyiza cyane, kuko ni nacyo kiza kutugeza kuri ISP cyangwa se Internet Service Provider. ISP ni company nka za MTN, Airtel, Mango, KTRN cyangwa se izindi company zarizo zose zicuruza internet ku bantu. Izi company ziba zarashoye amafaranga zikarahura ku muyoboro wa internet mu bindi bihugu cyangwa se no ku yandi makampani akomeye,
rero zikubaka iminara hirya no hino mu gihugu. Iyi minara ikaba nayo ifite amarawuta akomeye abasha kohereza no gutwara amakuru kure mu buryo butagaragara, ikavugana n'utwantene tuba turi mu matelefone no mu bindi bikoresho bya elegitoronike, ubundi umuntu akabasha kuba konegite kuri interinete yibereye mu nzu yiwe, ariko ari gukoresha serivisi ahabwa na cya kigo cy'itumanaho cyangwa se ya ISP, nayo ikabimucira amafaranga kugira ngo abe konegite ku minara yayo mu gihe runaka. Nayo mpamvu usanga bigusaba gutanga amafaranga kugira ngo cya kigo cy'itumanaho nacyo kiguhereze bando runaka uza gukoresha kuri interinete, ndetse umuvuduko interinete yawe iza kuba iriho ugaterwa cyane n'uburyo umunara ukuri hafi cyangwa se umunara ukuri kure. Nk'uko twabivuze rero, interinete ni umuyoboro uhuza kompiyuta zose ziba ziyikonekitinzeho ku buryo zishobora guhanahana amakuru, amafayile, amavideo, amafoto, amadokima n'ibindi. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo urebe iyi video uri kureba, iyi video iba ifite kompiyuta ibitseho, ariyo mpamvu nawe kubera kuri konekite kuri interinete uri kubasha kuyibona kuri telefone yawe cyangwa se kuri kompiyuta yawe. Rero ikintu cyose uzajya ubona kuri interineti kiba gifite kompiyuta kibitseho, na website ubwazo ziba zifite amakompiyuta zibitseho. Ku badasobanukiwe imikorere y'ama website cyangwa se izi mbuga zo kuri interinete, kugira ngo urubuga rwose rubeho ruba rufite abantu barudizayininze cyangwa baruprogrammye, bakabyandika nka dokima. Iyo dokima bakayibika kuri kompiyuta za rutura bita sava cyangwa se seriveri, zihora ziri konekite kuri interinete ku buryo ibasha kurebwa n'abantu benshi icyarimwe, buri wese uko ayisuye. Ni ukuvuga ngo nkawe wifuza gufunguza website yawe, ugomba kubanza ukayandika, ukadizayininga ibyo abayisura bazajya babona. Noneho bitewe n'uko mashine yawe idahora kuri interinete kandi ko abantu batabasha kuyibona itari kuri interinete, ikindi ko itanabasha no gusuporta abantu benshi basura urubuga icyarimwe, bisaba ko wishyura amafaranga kugira ngo iyo website yawe izo dokima ziyigize zibikwe ku mamashine ya rutura, ayo twavuze haruguru y'amasava agenewe kubika ama website, abantu bakaba babasha kuyigeraho. Gusa kampani zikomeye nka za YouTube, Facebook cyangwa se izindi zose zibishoboye, kubera amakuru menshi ziba zibika kandi zinakoreshwa hose ku isi, bisaba ko ubwazo zigurira amaseriveri yazo menshi akajya ahantu hatandukanye ku isi kugira ngo abazikoresha bazikoreshe byihuta. Izi seriveri twavuze nubwo zimeze gutyo, ariko nazo ni kompiyuta nk'izindi, nuko umumaro wazo wihariye ari uguhora ziri konekite kuri interinete, zigasitoringa ama website y'abandi kandi zikaba zabasha guhandoringa ubusabe bw'abantu benshi bashaka gusura za website zibitse. Ni nayo mpamvu nk'uko bibaho ko izindi mashini nazo zigenda gahoro, seriveri nazo zigenda gahoro, akenshi bitewe n'uko uri kuyishaka iri kure cyane ugereranyije n'aho uri, cyangwa se mu gihe muri kuyishaka muri benshi idafite ubushobozi bwo kuba yabasavinga mwese icyarimwe. Wakongera ukibaza uti se ko abakoresha interineti aba ari benshi na seriveri ubwazo zikaba ari nyinshi na website zikaba ari nyinshi, mu gihe ushatse kujya ku rubuga runaka hamenyekana gute sava ibitse iyo website wifuza ku buryo uhabwa iyo wifuza, ntube wajya nko kuri YouTube ubone bakujyanye kuri Instagram? Aho rero niho hatuzana ku cyo bita IP address. IP address ni imibare yihariye iba yanditse mu buryo budasanzwe, igahabwa igikoresho cyose gikoresha interinete, yaba kompiyuta, yaba telefone, yaba router, yaba sava cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose gikoresha interinete mu buryo butandukanye. Ni ukuvuga ngo niba abantu babiri bakoresha telefone z'ubwoko bumwe, iyo bagiye kuri interinete buri fone iba ifite IP address yayo kugira ngo bitandukane, niba yabasha guhura n'iyindi. Ni nayo mpamvu iyi IP address kubera ko yihariye ishobora kwifashishwa mu kumenya aho umuntu aherereye n'andi makuru yiwe mu gihe ari gukoresha interinete. Gusa ibyo ngibyo tuzabireba mu yindi video. Rero na website ubwayo cyangwa se sava iyibitse iba ifite IP address iyiranga kugira ngo buri gihe uko umuntu ashatse kujya ku urwo rubuga hamenyekane ko ari rwo ashatse kujyaho. Ariko kubera ko abantu tutabasha kwibuka iyi mibare mu mutwe,
iyi mibare bayihuje n'ibyo bita domain name, ari ibingibi bya igihe.com, youtube.com, wikipedia.org, mu rwego rwo gufasha kubyibuka, ariko ugasanga izi domain name n'ubundi zihura na ya IP address ya buri website. Ni nayo mpamvu kujya kuri interineti ukandika urubuga rwa facebook.com ari kimwe no kujya kuri interineti ugashyiramo IP address yayo, iyo ngiyo mureba kuri screen zanyu, kuko n'ubundi byose bikugeza ku rubuga rwa Facebook. Rero mu gihe cyose ugiye kuri interineti, ISP yawe, za kampani z'itumanaho twavuze zikugurisha interineti ku bantu, ISP yawe ikugenera IP address uza kuza gukoresha. Ubundi ukandikamo urubuga wifuza, urwo rubuga wanditsemo ruhuzwa na IP address ya server irubitse, ubundi ubusabe bwawe bukoherezwa. Iyo ubusabe bwawe bugeze kuri server rero, server ireba amakuru ibitse agize urwo rubuga, ubundi ikayakoherereza. Nkuko twabonye ko nyiri website aba yaranditse urubuga nka document, kugira ngo wowe urubone nk'urubuga kumwe urubona, bisaba ko browser uri gukoresha ariyo irihindura ikarugira design baruhaye. Browser uri gukoresha ishobora kuba ari Google Chrome cyangwa Mozilla Firefox cyangwa se Safari. Browser iyo ariyo yose ukoresha, akamaro kayo ni uguhindura ya document ibitse kuri server ikayigira design wowe ubasha kubona rwa rubuga ruba rufite. Rero kugira ngo ubone iyi video urimo kureba ngusobanurira uko internet ikora, ngiye video nayiteguriye kuri computer yanjye, njya kuri internet ndayaploadinga ku rubuga rwa YouTube, yibika kuri server za YouTube. Noneho nawe ukoresheje computer yawe cyangwa se telefone yawe, ubasha kujya ku rubuga rwa YouTube ureba aho ibitse, noneho YouTube nayo irayikoherereza, ubasha kuyibona ku mudasobwa yawe cyangwa se telefone yawe. Ubu ngubu ushobora kuyireberaho ikaguma aho ibitse ku rubuga rwa YouTube, cyangwa se ukaba wanayidownloadinga ukayibika kuri telefone yawe, ukaba wayibika cyangwa ku mashini yawe. Nguko uko rero internet ikora, nguko uko nge nawe dushobora guhanahana video ikava ku mashini yanjye ikakugeraho, n'ubundi binyuze muri internet, rya tegeko ryayo ryo guhuza imashini nyinshi zitandukanye aho ziri ku isi yose rigakurikizwa. Birumvikana ko hari ibindi bintu byinshi biba bibera inyuma bijyanye n'imikorere ya internet n'uburyo iri koranabuhanga ryubatse, ariko bitewe nuko nashakaga ko ino video itaba ndende cyane kandi iza kubisobanura mu buryo bworoshye umuntu wese yakumva, ni ibingibi nashatse kubabwiraho. Niba hari icyo wungukiye muri ino video, nagusaba gukanda like cyangwa se ugasharinga ku bandi kugira ngo bigere kuri bose. Waba ufite ikibazo cyangwa hari icyo ushaka kutwunganira, ugashyira igitekerezo cyawe muri comment. Nyuma rero nk'uko internet yaduhuje, ugakanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kumenya buri gihe cyose dushyizeho video nk'izi ngizi z'ikoranabuhanga zikwigisha utuntu tw'ubwenge utaruzi.